baragushyira cyangwa se bene wanyu bagufashe barakujugunya barabaho ntabwo uzigera uhava ariko baragahe ko ijambo ry'Imana rivuze Imana ije hari igihe ntibaza uburyo navuga Imana bye bikanyobera kuko hari igihe twageze tujya mu mibabaro tuba mu mibabaro miremire njya nibuka kwiruka Kimisagara nigeze gukimba niyo twakitira kuri dodani hariya Kimisagara ndayinabwo yatimbabarira ndekura nari bayibona muri uyu mujyi wa Kigali turashimira Imana itagirebuka abantu bareba ahubwo Imana ireba bw'Imana y'ubwana aho abantu bagushyize Imana igiye kuhagukura ni Imana ibivuze Bibiliya avuga ngo Samweli ajya kwimika kwa Yesayi hanyuma akimara kugera kwa Yesayi avuga amagambo akomeye ubundi Samweli iyo babonaga ibintu bicitse siko tubizi twese iyo babonaga aje barabaza uko biri kose birabaye hari ikigiye kuba Imana ishimwe Imana ibwira Samweli abaza Imana bati nzagenda mvuga guki Imana igira inama avuga ko uzagenda ko barunde gutanga Uwiteka ibitabo Imana ishimwe turashimira Imana ibitwigishije muri Bibiliya yaririmbye ngo iby'Imana ikora biradutanga ntabwo wabimenya uko Imana ishimwe ubundi hari uburyo buzima utumva utazananirwa Satani akajya kwegera bakamusura uzakora urabona bizageraho ariko ukuntu Bibiliya ivuze birabara kuko kujyaga kumunyamibabaro gusuhuza umutima k'ubukene Imana irahaguruka cyane igashyira mu mahoro mu mutima n'ingoro komera Imana igihe cyane Bibiliya ivuze ngo Samweli akimara kugera kwa Yesayi ngo bazana Abinadabu buriya ntekereza ko yari afite ihembe nk'ano mu rwaha cyangwa se yari afite uburyo bundi arifitemo hanyuma ngo bamumurikira Shamu ngo hanyuma Imana iramubwira ngo namugaye kuko Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba Imana ireba nk'Imana abantu nabo bareba nk'abantu mukuru wawe cyangwa se wanyu bashobora kubona hari uburyo ntacyo uzabageza turashimira Imana none se ushobora kwibaza iki kuki Dawidi nyuma baje kujya kumureba bakamubwira ngo iwacu haje abashyitsi hanyuma batanze n'itangazo nawe uri bujye kurya ku meza utara mbere se nta bashyitsi bahoraga ko batigeraga bamuhamagara hari ahantu bari baramushyize ariko yari ategereje itangazo ry'Imana kuko twese dutegereje itangazo ry'Imana hereza Imana icyubahiro hanyuma Samweli ngo bamumurikira abahungu ba Yesayi bose hanyuma Uwiteka arabagaye kubera yuko atareba n'abana b'abantu ngo hanyuma Samweli abaza Yesayi aramubaza ngo Yesayi nta wundi mwana wawe uri aha ngaha ngo Yesayi avuga akomera bamuhaza umwana bati haleluya 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 hari umwana aragira intambwe ko hanyuma nta n'umubaro we nta kintu avuze nta naki hanyuma aragira intambwe niho yibere kuri hanyuma ngo haleluya haleluya amina haleluya amina Samweli ntabwo turi kujya ku meza hanyuma uwo mwana atara ngo hanyuma akigera mu kingi by'amarembo banje nakibabwira ngo umwuka w'Uwiteka kuri Samweli ngo uramubwira ngo haguruka akigera kugera mu ngaramubwira ngo haguruka musuke hamavuta kuko n'uyu nguyu nishimira natoranye hereza Imana y'ubuzima amashyi ariko baba ubuzima ntabwo nzibagirwa njya kurara ku rusengero iwacu hanyuma nkabwira umuzamu nkamubwira ngo wambabariye nkajya mu rusengero akambwira ko hano ntabwo ari mu nzira ya Mayibobo buri munsi iyo ngeze ku kinamba cyangwa iyo ngeze ku rusengero ntekereza kuri aya magambo umuntu yambwiye ariko ntabwo agihari yarigendeye yagiye muri Covid iri mu kandi bagiye hanyuma nkahora ntekereza nk'abantu kubera iki abantu batareba mu mutima cyangwa bareba ibifatika ntibarebe uburyo umuhamagaro uri kuba hari abantu baretse imihamagaro yabo hanyuma binjira mu yindi mihamagaro itari iyabo Imana ishimwe haleluya aba bantu baba mu mihamagaro itari iyabo niyo umuhuguye abashumba mumfashe niyo umuhuguye
abagore mu matorero cyangwa se dufite n'abakobwa ubwira iwacu buriya kubera ko twamenyereye kwambara n'amajipo maremare iyo umubwiye ngo ko wambaye n'abahera urashinze hanyuma amubwira ngo none se kera haleluya abantu bakomeze bavuga uko bahamagawe kuko abantu bavuga mu bihamagaro yabo amina kubwiriza n'uyu bizakuna niba ukura agatari kandi bizakuna abantu bari kwinjira mu bihamagaro atariya ariko reka nkubwire ukuri icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora birashoboka ko wigeze gucuruza bikanga hanyuma Imana izajya andi mahirwe ya kabiri hari amahirwe ya kabiri Imana izajya ku buzima bwawe haleluya akagezi kamwe nigakama Imana izazana kandi kerete nikama serivati hazaza Imana ishimwe hari ubundi buhungiro Imana izanye tugiye gusenga amahirwe ya mbere yarara ariko Imana izanye ya kabiri wari inzira yacikiriza wakushije ubukwe bwa mbere burapfa ariko ubwa mbere ntabwo buzapfa oya haracyari ibyiringiro y'uko igiti iyo giteze cyongera kigashibuka kikera imbuto mu gihe cyabo vuka mu bana 12 n'igihe wambaye impeta tugiye gusenga nabwiye mu rugo iwacu n'Ibutare niho dutuye nabwiye mama ndagushyingirwa 2014 namubwira nti wamubariye kuko nibura mukampa n'ibihumbi 100 cyangwa 10 cyangwa se 30 bikagaragara ko mwambereye mama arangije arambwira ngo njye na soko twishingiye ntitwakubyana namanutse Gitarama nirukanka mubwiramo Muhanga Kanyanga ijwi rirambwira ngo nimanuke ngende igiye kunkorera ubukwe niba Imana yaravuganye nawe ubukwe iki wiruhirize ngeze gushyira umukoresha wanjye arambwira ngo ngwino duhindure itariki ngira sheke y'ibihumbi 450 niba Imana yaravuganye nawe ukabwira ngo ndawukorera ubukwe nizamukora n'ubwo ufite miliyoni izayihomba utazitwaza miliyoni yawe izayihomba ntuzamenya nayibuze kandi igihe cy'ubukwe nikigera vuba Imana imenya n'imyenda umuntu azambara mu rugendo ntabwira ngo ndirahire ntabwo uzigera wambara imyenda y'Ikigali ntabwo nigeze nambara imyenda y'Ikigali imyenda yanjye yaturutse Kampala niyo nambaye n'ubuzima asumba Imana idakora ahubwo birivuga iki n'abandi Imana ntideburizwa izuru cy'umuntu arimo nicyo asarura hanyuma niba wowe uza mu murimo w'Imana ufite intege nke wakwibanze byinshi cyane ukaza kenshi mu nzu y'Imana kizaguhumuriza Mana turagushimiye uri data wa twese mwiza uri ibyiringiro byacu uri inshuti yacu isambu itaruzi igiti kiganza amaboko iyo uvuze ngo umuntu abeho abaho kubera ko ubivuze iyo igihe kigeze gukorera imirimo n'ibitangaza iki nacyo ni igitangaza cyiyongera ku byo wadukoreye mu mwaka washize mu izina rya Yesu ntabwo twari tuzi ko twagera hano hanyuma umwuka mwinshi agwire ku bantu bawe umwuka w'Imana mwinshi hanyuma guhamagaye buri wese kugira ngo aze yumve icyo umwuka abwira amatorero mu izina rya Yesu tuje kuri uyu musozi kugira ngo twamamaze ubuzima ya Yesu tuje kuri uyu musozi kugira ngo twamamaze kugira neza tuje kuri uyu musozi kugira ngo twamamaze amaso ya Yesu haleluya tuje kuri uyu musozi kugira ngo inzozi zihumuke tuje kuri uyu musozi kugira ngo abarwayi bakire tuje kuri uyu musozi kugira ngo dukore imirimo itangaza mu izina rya Yesu tubizamo ibyiringiro abari babuze ibyiringiro abari babuze uko bagira uko bagira ukuri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu twari twabuze uko tugira uko tugira twari twabuze ibyiringiro twari twabuze aho kuba twari twabuze ibyo kwambara uduhige kwambara bisobanuye ko ushoboye uko wari uri
ukuri mu izina rya Yesu turagushimiye tugukomeye mu mashyi ababyeyi